tumanye nsonga lwaki tugenda kuzina Zambule tuleka tukitiibwa Turanga urute tubengazi tubenga abakozi bashatse gukora ibintu tuzemera Imana y'Isirayeli ariko ko murabona ko ari uko twaba dufite Yesu ufite impungenge zacu ariko twaba dufite Yesu turagira abagabo bangana gutya n'abagabo bangana gutya tumubwira ngo uko mbaye cyangwa ngo nasase Nyahumure wanje yari umugisha muri rwanje abandi gusa mu family yawe Nyahumure yavutse mu rugo rwanje ngize imyaka 10 yazalibwa makaga ngamaze imyaka 10 ntamwana afite masina mwana uce nzara muzima ngo mbyare muzima bana ni Nyahumure avutse mu rugo rwanje amaze mama aba mwisa mu rugo rwanje nabera mu rugi makaga yaje kubyara kabazungu bagenda kubyara yazanga abazungu nyamiza Nyahumure yari mwiza umutima ako abade mu rugi kumubiri yari umuzungu abade muzungu kabisa Imana ko Nyahumure asigaye abana yego niba bagenda kubana abana hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo sinakutyakona ntabwo bafite habe na gato sinakutyakona wade Yesu mbere maso ntabwo bafite habe na gato Yesu mbere maso Imana yampaye ubuzima igihe nari ntaramubona neza nasenga akavuga ngo Mana uzampa umwana nzamugutura gukorere kunasi namufuna kandi mukamukuru umwana jamukuwa akukorere ngo muce ngo mugire wacha mwana mufuna ndamushingira ni muwasiza ashaka ko gutinda kugira umwana yarwaho uzara ngo muce aramugira wacha nazara nani afite umwana tuwera naye nakunganya umwana umunsi umwe ntakubukira sinzi uko yabaye
kuyabaye nyine mu wacu nakuru munagenda Semana we ubona nakubwiye ubona kandi gukorera none uyu mwana ikubigeze uno mwana akozati ariko ngo guca umunsi w'Imana iramugarurira wacu nakuru mukatuna namukomera nada mubona none kati tuliriwa munahe afite Yesu aina Yesu nariko ngiruga ngo none aracika intege nari nyiro kutantagenda kugwa mama umunsi urambwira aya makuru mu gitondo kureba mwamba mu iregano kumati umugabo yavuye gusenga urugura ngavuye gusaba nageze mu rugo sanga abantu babaye kuko ibyatsi mu rugo nasange wakanga abantu bari ngisu bari mu kwe bakawansi nakingura nje ufite ifunguzo nizugura we waka nje mu cyumba nari mfite Bibiliya ninyigira mu kisengera n'akwede nigiteka wansi bari ndasenga mpagaze ndavuga ngo mana ndenda mutima musha utumukondera ibitibindi simpe muke kugwa musu nabirize ngo nyahumurase enduru nawe ndenda mutima musha mana we mutima umujya mukama ndasohoka mu cyumba imfuruma mu kisenge abariko baza kundeba abaringa bagiye kugwa mu nda akababwira ngo nimukomere kabisa nimba gamba nti mutura abaje bamiriza abaje bakumiduru bari mukomere kabisa mukumemba batuna akomeye ukadakomeye shima Imana ko muzima bukomeye ko muzima nayo yagumiye n'abari munabe n'abakuru be gukomere kuko uzi ko ndabona yacitse intege ukumbuzi we tuza Yesu tina Yesu tina Yesu umurika papa kuma namwe ndadusigiye abana uyu ni umugisha kuna mugisha haleluya 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 Imana iba birapa gatoya gira gusanga umwanya sero wibuzo bigeze gukora amasengesho y'iminsi 3 oya yasabe nakusatu batangiye kwiga okuvanga atandise okusoma kugeza no okutuusa leero sinza mu ishuri simusasula wadde ekikulu bigeze kuja amasengesho nagendako mu kusaba n'omwami oyo ngo tumare tuyarara mu buryo